ni amafaranga angana iki bahaye umukuru wa ADEPR kugira ngo agurishe ubugingo bw'abana b'Imana babarizwa muri ADEPR? Mwitegura ingaruka z'ibyo mwakoreye hari ahantu. Turi nk'intama z'imbagwa zagurishijwe. Ibi ntabwo bisanzwe. Ubwami bwa Satani bwaje bwicara muri ADEPR neza, tubuha intebe komeye cyane. Satani ushobora kumuha isegonda rimwe byo kwinjira mu buzima bwawe, ukazaryicuza iminsi yawe yo kubaho yose. Umuntu udafite umwuka wera w'Imana, umuntu utazegera Imana ngo arwane n'izi mbaraga zashomowe muri ADEPR, nakubwiza ukuri nawe araje atingane nk'abandi bose. Muraje mubibone ejo bundi abatinganye bagiye kwadukira muri ADEPR, noneho bibe ku mugaragaro. Yesu Kristo nashimwe. Inshuti bakunze ibiryo kuri TV, amahoro y'Imana nabane namwe. Aya masaha ndabashuje. Imana nibaho umugisha kuko mwahisemo gukurikirana channel ya IRYUKURI TV. Ndabashimiye kandi nshimiye umuntu wese ugiye gufata uyu mwanya yumva ibyo tugiye kunyuzaho uyu mwanya. Dusuje abari hirya no hino mu gihugu rero, mu ntara enye z'igihugu ndetse no mu mujyi wa Kigali. Tugasuhuza abari muri East Africa bumva ikinyarwanda, abanyarwanda bari hirya no hino muri Afrika, Asia, Australia, Europe ndetse na Amerika. Amahoro y'Imana nabane namwe. Reka mubwire wowe utari wakanda subscribe ngo ukande subscribe, notification no kukazogera ugakandeho kugira ngo ibyo tuzajya dukora byose uzajya ubibona mu bantu ba mbere. Uri imbere yanyu nitwa Simon NIYIFASHA, ndi umuvuga butumwa bwiza bwa Kristo. Uyu munsi hari icyo tugiye kuganiraho, ariko mbere yuko tuganira reka mbanze nshime Imana, dusenga Imana, hanyuma tubone kuganira. Turagushimiye cyane Mwami Yesu, Mwana w'intama w'Imana, uwo turengera ukava mu ruhande rwacu, wowe utwitaho ku manywa ndetse na nijoro, urinda ubugingo bwacu kugira ngo tutagira Mwami w'abami Satani atabwica, kuko Bibiliya yarambwiye ngo ahora azerera ameze nk'intare ashaka uwo yaconshomera. Mwami Yesu, uko niko kuri Satani n'abadayimoni be birirwa bahiga bashaka uwo bakwica mu bugingo, ariko ndakwinginze ngo uhore uturengera, kandi kuko ndabizi neza ko ubikora Mwami. Ngaho nyemerera ubane natwe uyu mwanya, ni umwanya ukomeye Mwami, mfashe wo kuza kuganira kuri ibi bintu Mwami w'abami tugiye kuvugaho uyu mwanya, biteye agahinda, biteye ubwoba, biteye n'umubabaro wakataraboneka. Bana natwe rero, umwuka wera atuyobore, imbaraga zawe zikomeze kubana natwe, icyubahiro, ubutware, guhimbazwa ndetse n'ishimwe nta wundi bikwiye mu isi ndetse no mu ijuru keretse Kristo Yesu, umwana w'intama w'Imana. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye, amen. Bene data rero, ndagira ngo tubanze dusome ijambo ry'Imana, ngaruke mvuga ku byo tugiye kuganiraho uyu munsi. Ndifuza ko twaganira ku kintu bita ubutinganyi. Cyo nicyo kintu tugiye kuganiraho. Turasoma mu Itangiriro ibice byaho ni 19. Reka duhere ku murongo waho wa mbere. Havuga ngo cyaravuga ngo abamarayika bombi bagera i Sodomu n'i Gomora. Loti yari yicaye mu marembo ya Sodomu. Loti ababonye arahaguruka ngo abasanganire, yikubita hasi yubamye. 2. Arababwira ati, ndabinginze ba databuja, nimwinjire mu nzu y'umugaragu wanyu, muharare buke, mwoge ibirenge, ejo muzazinduke mugende. Baramusubiza bati, oya, turarara mu nzira buke. 3. Arabahata bajya iwe, binjira mu nzu ye, abatekera ibyo kurya, yotsa imitsima idasembuye, bararya. Batararyama, abagabo bo muri uwo mudugudu Sodomu bagota iyo nzu. Abato n'abakuru bose bavuye
bavuye ahantu hose bo muri wo. Bahamagara Loti baramubaza bati abagabo binjiye iwawe muri iri joro barihe, basohore turyamane nabo. Loti ajya ku rugi, arasohoka arukingira inyuma ye, arababwira ati bene data ndabinginze ntimukore icyaha kingana gityo, dore mfite abakobwa babiri batararyamana n'abagabo, ndabasohora mubagirire ibyo mushaka byose, gusa aba bagabo mwe kugira icyo mubatwara, kuko bageze munsi y'ipfundo ry'inzu yanjye. Barabasubiza bati have tubise, bati uru rugabo rwaje gusuhuka none rwigize umucamanza, turakugirira nabi iruta iyo tugiye kugirira ba bandi. Basunikira Loti cyane begera urugi kurumena, maze ba bagabo basingira Loti amaboko, bamwinjiza mu nzu, bakinga urugi, babateza ubuhumyi. Abagabo bo ku rugi rw'inzu, abato n'abakuru, birushya bashaka urugi. Ba bagabo babaza Loti bati hari abantu ufite, umukwe wawe n'abahungu bawe n'abakobwa bawe n'abo ufite mu mudugudu bose bakuremo. Reka tube tugarukiye kuri uyu murongo. Ni inkuru ndende dusanga mu Itangiriro ibice bya 19 uhereye ku murongo wa mbere. Ni inkuru y'Isodomo n'i Gomora. Ntabwo njye kuvuga kuri iyi nkuru cyane, kuko ndumva ari inkuru isanzwe izwi na buri muntu wese wasomye Bibiliya, kandi n'utarayisomye barayimubwiye. Ni ibintu bizwi na buri muntu wese. Ahubwo tugiye kuganira kuri iki kibazo cy'ubutinganyi cyinjiye muri ADPR. Hashize icyumweru, uyu munsi ni kuwa kabiri muzi iki kiganiro. Hashize icyumweru iki kintu kibaye mu Rwanda muri ADPR hariya mu Nyarugenge neza. Video yarasohotse igaragaza uburyo hari umugore w'umuzungu wari uri muri komite yatumiwe na ADPR, hanyuma ajya ku ruhimbi nyine, bamuhaye umwanya ngo bari bashinzwe ngo kuba baza guhugura abantu muri worship. Ajya ku ruhimbi, ariko ibintu yakoze nagahoma munwa. Mbese ibintu byahabereye birenze ukwemera. Wa mugore yafashe ibendera ry'abatinganyi ararizunguza, ararimarika ku ruhimbi rwa ADPR. Biteye agahinda ndetse n'umubabaro kubona ibendera ry'abatinganyi rizamurwa muri ADPR, itorero ry'umwuka, itorero tuvuga ngo reka mvuge ngo ni idini, kuko ryahindutse idini. Nta torero rimeze kuri ya ryaba rigikora ibintu nka biriya, ntago bibaho. Turabanza kureba kano ka video, turebe ukuntu kameze. Nitumara kukabona umwanya wenda kari bumare, hanyuma ngaruke nyuma yaho mvuga iby'ibi bintu byabereye muri ADPR. Bene data, mumaze kureba iriya video ukuntu uriya mugore w'umuzungu yazunguzaga iriya bendera ry'abatinganyi, byari ibindi. Twasomye ijambo ry'Imana dusanga muri Itangiriro ibice bya 19 umurongo waho uhereye kuwa mbere, uburyo Imana yamanuwe no kujya kureba Isodomo n'i Gomora. Mbese ubwo butinganyi buhari bimeze bite? Yohereza abamarayika bayo batatu, babanza kunyura kwa Aburahamu. Hanyuma Aburahamu arangije, ni inkuru ndende muzayisome mu Itangiriro, muzamenye ukuntu byagenze. Hanyuma abagabo bo muri uwo mudugudu ngo abakuru n'abato
abakuru n'abato bose bahise bajya kwa Loti kugira ngo basambanye abagabo, kuko baranabyivugira barabisobanura neza. Basambanye abagabo binjiye kwa Loti. Hanyuma abamarayika babonye yuko bano bagabo baje gusambanya bano bamarayika ubwabo bamaramaje bashaka no kwica Loti, bahise babateza ubuhumyi. Hanyuma Imana ifata umwanzuro wo kurimbura Sodomu na Gomora. Bene da, ubu ngubu ahantu ibintu bigeze koko, usibye ko ari imbabazi za Kristo zikiriho muri iyi minsi koko, mu by'ukuri reba isi yose imaze kuba batinganye. Mu Rwanda barahari benshi cyane, kuko amabendera yagiye azamurwa mu ambasade. Abatinganye muri social media murabizi yuko birirwa babivuga ngo ngenda tingana nta kibazo, barigaragaza. None bivuge ngo ibi bintu bigeze mu rwego rwo hejuru utabasha kumva. Wenda bikiri kuri social media bitari byinjira muri ADPR cyangwa se no mu yandi madini. Beneda, ahantu ndagira ngo mumenye yuko idini rimaze kuba ribi kurusha ikindi kintu cyose. Umukuru w'abakatolika Papa yigeze kubivugaho bwa mbere Covid ikimara kurangira, arangije aravuga ngo abatinganyi n'abana b'Imana nk'abandi bose, ngo mukwiye kubinjiza mu ntuza mu rusengero. Ndemera yuko abatinganyi ari abantu nk'abandi bose, ariko ntabwo nemera yuko abatinganyi ari abana b'Imana, kuko ubutinganyi twamaze gusoma mu Itangiriro 19 tubona ko ari icyaha gikomeye. Imana ifatira umwanzuro wo kuba yanarimbura n'abatuye isi bitewe n'icyo cyaha. Bivuge ngo ntabwo ari abana b'Imana, baye ari abana b'Imana ntabwo Imana yafata umwanzuro wo kurimbura Sodoma na Gomora ibahoye icyaha cy'ubutinganyi. Ibindi byaha byose byarahakorerwaga Imana igaceceka, ariko umunsi Loti yatangiye kuvuga ngo Mana nuzi urengero no mudugudu kubera ko ubutinganyi bwabaye bunini cyane, Imana nibwo yohereje abamarayika ngo mujye kuverifya murebe koko ibyo bintu, niba ibyo bintu Loti avuga koko ari ibyanyabyo. Barahageze koko basanga bya bintu bifite urundi rwego. Umuntu wese winjiyemo ari umugabo bashaka kumusambanya. Hanyuma Imana ifata umwanzuro wo kurimbura Sodomu na Gomora. None ibendera ry'abatinganyi tekeza kugira ngo rizamurwe ku rusengero, mu rusengero rwa ADPR, itorero ry'umwuka, biratangaje kandi birababaje. Mwabibonye uriya muzungukazi uburyo yarikaragagamo, ntabwo ari ibintu bisanzwe. Ntabwo ari buri muntu wese wamubwira ngo fata ririya darapo rikarage nk'uko yarikaraga, ntabwo wabishobora weho. Reka ahubwo biriya bintu ni ibintu umuntu yatojwe bya nyabyo akora, hari icyo arimo arohereza. Bene dareka mbavuga ikintu gikomeye cyane. Satani ushobora kumuha isegonda rimwe ryo kwinjira mu buzima bwawe, ukazaryicuza iminsi yawe yo kubaho yose. Niba navuga ngo ni ukurangara kwa ADPR, ariko sinavuga ko yabarangaye, kubera yuko amakuru arimo aravugwa cyane ku mushumba mukuru wa ADPR nuko ikintu cyitwa ubuhanuzi cyari cyo cyose ari umuntu uzerana. Nta muntu ushobora kuba yahanura mu materaniro ngo bamwemerere. Reka abadiyakoni ngo bahita bagenda bakamupfuka umunwa n'iki ngo barazirya. Bivuge ngo ibi bintu byabaye kuri ADPR byo kuzamurirwa ibendera ku ruhimbi ntabwo ari ibintu byatunguranye, ahubwo uyu mugabo uyoboye ADPR, umuvugizi wa ADPR, afite misiyo. Reka mvuge ngo turi nk'intama z'imbagwa zagurishijwe. Ibintu ntabwo bisanzwe, kuko iyo biza kuba ari ibintu byatunguranye, nimureba na video, kuko iyi ni video yakwirakwiye hirya no hino, akizemo aka gace gato kugira ngo abantu barebe ukuntu bimeze. Nimureba video murasanga Esaie nawe yari ahicayemo, yari yicaye muri ririya teraniro. None koko nk'umuntu usanzwe azi ibendera ry'abatinganyi, akimara wenda kubona bari hambuye rigaragaye, yakagombye kwita haguruka akagenda akamustopa mbere yuko akora ziriya manifeste zose zakozwe n'uriya mugore arimo arohereza. Bamuhaye rugara babanza akora ibyo agomba gukora. Bivuge ngo bino bintu byari byumvikanyweho, ntabwo ari ibintu byatunguye umushumba wa ADPR. Reka
nubwo bwose mu magambo yagiye avuga mu ma interview yagiye akora menshi cyane asobanura abantu uburyo ngo cyari igitambaro ubwabyo no kucyita igitambaro gusa iryo ni ipfobya ry'igikorwa cyakorewe hari akora ADPR ku Ruhimbi ni ipfobya cyane ntabwo ari igitambaro gisanzwe ntabwo wavuga ngo ni igitambaro nk'uko umuntu yafata igitambaro cy'umukara cyangwa se cy'umuhondo gusa cyangwa se igitambaro gifite andi mabara atandukanye biriya ni ibintu bigaragaza yuko n'ugupfobya igikorwa cyakozwe kandi bino bintu ni ibintu byo mu buryo bw'umwuka ntabwo ari ibintu abantu nyine bazi neza yuko buri ari ibintu byakozwe gutyo hari erere yabayeho kada bira bintu byari byateguwe gereka mbivuge ko byateguwe none kubera iki yamuhaye uburyo bwo kuba yabanza agakora imirimo ye akayisoza ntamuhagarike hakiri kare byibuza akirizingura akabanza kareka none akabanza karikaraga zirancuro zose namwe mwiboneye nyuma yaho akiyerekana yuko agiye kumuhagarika ibintu byari byateguwe ahubwo bene data hari ikintu gikomeye abantu basengera muri ADPR bose kigiye kubabaho icyo kintu gikomeye kigiye kubabaho umuntu udafite umwuka wera w'Imana umuntu utazegera Imana ngo arwane n'izi mbaraga zashomowe muri ADPR akubwiza kuri nawe araje atingane nk'abandi bose muraje mu bibone ejo bundi abatinganye bagiye kwadukira muri ADPR noneho bibe ku mugaragaro bitewe n'iki kintu kuko icyambere ibendera ni ikintu gitandukanye n'ikindi cyose ibi bintu abantu babyitondera ibendera rya Repubulika y'u Rwanda ni igitambaro ndabyemera ariko kiriya kintu gipresentinga yuko ari ubwami igihugu gipresentinga igihugu ibendera ryo ku kagari riramutse ryibwe kagara kariko kose uzareba mu kwabuhaba niba ari igitambaro kuki batagenda ngo bakoreshe ikindi gitambaro se hanyuma ngo babyihoreye nyine basimbure cya kindi cyatwa nuko ibendera ni ikintu gikomeye mbese gihagarariye igihugu muri make niyo mpamvu kigomba kuba cyanarindwa mu rwego rwo hejuru none ibendera ry'abatinganye ryazamuwe ahantu hateranira abana b'Imana bivuge ngo ubwami bwa Satani kuko ibendera ry'abatinganye representinga ubwami bwa Satani bwaje bwicara muri ADPR neza tubuha intebe uriya ni umwuka ukomeye umaze gukwirakwira hirya no hino ku isi umwuka Imana yanga urunuka beneda nitwe tubaye abambere mu madini yose n'agahinda madini yose yabayeho nimba wenda na papa we yabivuze ko muri speech ntago yigeze yemerera yuko wenda bagenda ngo babipublishing none sasa no mu nsengero kweri ADPR akaba ari iya mbere mu reka mvuge ngo twaragambaniwe ibi bintu birababaje mu rwego umuntu wese atabyumvamo none nakurikira amagambo yose umuvugizi wa ADPR yagiye avuga kuri kiriya gikorwa cyabaye uzumva yuko arimo aradefendinga ibintu abitesha agaciro ngo abantu ngo bo gutekereza ngo umuntu ngo nahaguruka ngo avuga yuko ngo ari ibendera ry'abatinganye ngo araba yanga itorero no ntabwo ari ukwanga itorero ahubwo ni ikintu kigaragara none se tuvuge ko umuyobozi wa ADPR atarazi ibendera ry'abatinganye mu Rwanda rwose nta muntu utazi ibendera ry'abatinganye kireka wenda umuntu utayiye kujya kuri social media cyase umuntu utajijutse niwe wenda wamenya utamenya ibendera ry'abatinganye ariko nk'umukuru wa ADPR hazi ibendera ry'abatinganye neza cyane bose twebwe ko turizi nuko tumurusha ubumenyi se no arangira avango ni igitambaro ngo iwabo ngo bakoresha ngo ibitambaro barimo barahimbaza ese ubu yatwereka video igaragaza neza yuko muri Canada bakoresha ibitambaro bahimbaza Imana ese niba wenda tuvuge teka mbyemere yuko kuko bakoresha ibitambaro bahimbaza Imana koko ese ubundi byo byanditse he muri Bibiliya ku buryo yafata uwo muco w'iwabo akahita wuzana muri ADPR kujya gutugendere ko nayinzi neza yuko ADPR igendera ku mahame ya Bibiliya n'agahinda biteye ubwoba ntabwo wabasha kubyumva ibi bintu ese ubundi niba bakoresha ibitambaro kuko bahimbaza
ibintu namwe mu byiteho mu byibazeho bakoresha ibendera ry'abatinganyi. Ese uriya mugore wavuze ngo ntago ngo ni umukristo ubika ibendera ry'ubwami buhanganye n'ubwo akorera, ntago bibaho. Ntago ibi bintu bibaho. Ntago ubwami bwa Satani wabibikira amabanga ngo ujye kububikira ibendera, ntago ibintu bibaho. Ibi bintu nunareba na video y'uriya mugore yasohoye urasanga ibyo yasomaga, ibyo yari arimo aravuga byose yarabisomaga, bivuga ngo ni ibintu byateguwe. Yaba mu bisobanuro mukuru wa ADPR yasobanuye biriya bintu birimo ni ukudefendinga ikintu cyarangije kugera cyageze ku karubanda. Adefanda yerekana ko nta kibazo gihari, ariko mu by'ukuri ikibazo kirahari gikomeye. Kirahari gikomeye mu bigaragara. Reka mvuge ngo turi intama zagurishijwe. Nje nkibaza ati nta mafaranga angana iki bahaye umukuru wa ADPR kugira ngo agurishe ubugingo bw'abana b'Imana babarizwa muri ADPR. Nangahe kuko nangahe uyu mugabo ibintu yakoze nta hantu bitandukaniye n'ibyo Ahabu yakoreye Abisiraheli umunsi yayoboraga. Icyakora muzi ibihano Ahabu yahawe. Eliya we yaravuze ngo mva nkubwire we Ahabu ibintu wakoze we n'umuryango wawe Imana izaguheha. Icyo nzi cyo we revera pasiteri, ako nta nubwo uri na revera, reka no kukwita ngo uri revera, ntabwo uri revera. Ibintu wakoze bizakugiraho ingaruka weho n'urubyaro rwawe n'abagukomokaho. Ibintu ni ugukina ku bugingo bw'abana b'Imana. Wibwiye ko Imana izakorohera? Wenda waraje urabifaburika nyine ugaragaza yuko ari mistakes yabaye. Gusa niwe warabidefanze wibwiye ko Imana yo wabidefanze ntago kuzi ntago yabonye ibyo ukuntu mwabigenje. Imana ihora ihoze. Mwitegura ingaruka z'ibyo mwakoreye hari ahantu. Reka mbabwire ngo rira kuzamurwa kw'ibendera ry'abatinganyi hari ahantu. Imyuka y'abatinganyi yese ijya muri ADPR. Wowe ubarizwa muri ADPR aho uvukagera hose ugiye guhangana n'uyu mwuka w'abatinganyi. Muraje mubibone yuko abantu muri ADPR bagiye gutingana kahave. Umuntu utazabikora ni umuntu uzegera Imana ikamushyiraho uburinzi bwayo bukomeye, ikamurinda ibi bintu, imyuka mibi. Naho ubundi abandi batazegera Imana, umwuka w'abatinganyi tayari winjiye muri ADPR. Mureka two kubyoroshya ngo tubigira akantu kari simple. Oya, natangiye mvuga ngo Satani ushobora kumuhereza isegonda rimwe mu buzima bwawe ukazabyicuza mpaka upfuye. Kandi Imana izakurengera, izagukingira ku bintu utigeze ugiramo uruhare. Nubigiramo uruhare menya ngo hagarara hamwe ugihure n'ingaruka z'ibyo wahisemo. Iyo uhuye n'ingaruka rero sasa cyane cyane nk'iyi myuka y'abatinganyi nta handi hantu ikora ku bugingo bw'abana b'Imana. Ubugingo bwawe ntibwandura n'umubiri wawe ukandura. Umubiri wanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo bwanyu birarindwe kugeza kugaruka kwa Yesu. Bitazagaragaraho ubuki umugayo. Niba watinganye, niba umwuka wawe warangije kugaragaraho umugayo bingana gutyo, urumva iryo juru uzarijyamo. Bene data, nshuti bakunzi n'ijambo ry'Imana kandi bakunzi b'Uwiteka, nimuhaguruke dusenge, dufate umwanya uhagije twinginga Imana iturindane n'imiryango yacu, kuko tayari ibyo byararangiye ku mwuka w'ubutinganyi washumurijwe muri ADPR. Aho uri mu ADPR, aho uvukagera hose, menya ngo uyu mwuka nawe ugiye guhangana nawe kugira ngo uneshe. Nta kundi ni ukwegera Kristo Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ukamwinginga. Niwe utanga imbaraga zonyine zabasha guhangana imyuka y'abatinganyi. N'abandi bitabaye ibyo, ADPR iraje isezeranye n'abatinganyi ku karubanda. Muraje mubibone. Nta soni ngo idarapo ngo ni igitambaro bisanzwe, igitambaro ari idarapo. Ese kuki atakoresha ibindi bitambaro ahubwo akaza n'ibendera ry'abatinganyi? Yarayiriyobe uriya muzungukazi yarayobeye kuri ari ibendera ry'abatinganyi. Bene da nimube maso kandi
murengere ubugingo bwanyu muburwaneho mwegere Imana kurisha ibindi byose biyegera. Ndumva aricyo nasoza mbwira umuntu wese uzakurikirana iyi video, muri ihangana nakababaro nagahinda dufite ku mutima ku buryo ADPR yagurishijwe. Tikamvuye ngo nokugurishwa kuko bira bintu bigaragaramo imbaraga z'amafaranga. Nta kuntu umuntu uyoboye idini rya ADPR yahasa defend ikibi cyabaye. Dore n'ikindi nanone kigaragaza ko harimo ubugambanyi. Nta tangazo riri official gigeze ritangwa rigaragaza rivuge ngo twebwe twamaganye bira bintu byahabaye. Ariko undi we araza avuga ngo ni igitambaro, bivuye ngo nta nubwo ashaka kuvuga ko ari ibendera ry'abatinganyi. Imana ni turengere bene data, reka dusenga Imana dusoza. Gusa weho uzakurikira iyi video, fata umwanya wawe usenge, wegere Imana, uyibaze icyo ugiye gukora muri iyi minsi. Uyibaze icyambere ni ukuyibwira ngo Mana nshyiraho uburinzi uri amwuka utazamfata. Icya kabiri ni ukuyibwira ngo Mana dengera abana bawe bari muri ADPR, ushinganisha umuryango wawe n'abagukomokaho uyu n'umwuka w'abatinganyi utazamufata, kandi Imana ikomeze irengere n'ubugingo bwawe. Reka dusenga Imana, reka mpenera aha ngaha. Numvaga mfite agahinda n'umubabaro nari navuga kuri ibi bintu, ariko byibuza wowe uri buze kumva iki kiganiro, fate ukora ibyo bintu bibiri. Egera Imana usenge, ko nutegera nawe nutegera Imana ngo usenge, ufata amasengesho kwiriza gusa ngo usenge, uraje nawe utingane ku karubanda. Kandi nisengera Imana ubundi ibyo nakagombye kuvuga ndumva mbivuze. Imana nibaha umugisha. Gusa abantu nibegera Imana bayibaza icyo bakwiriye gukora mu bihe nk'ibi ngibi bikomeye ADPR igezemo. Ndagushimiye Mwami w'abami, wowe uturengera ukaturwanirira intambara zo tuzi nizo tutazi. Ariko Mwami wanjye, ubu birakomeye, bigeze mu rwego tutabasha kuba twabivugaho, birarenze. Aho ibendera ry'abatinganyi rizamurirwa muri ADPR Mana, turengera udutabare, uturwanirire Mana, udushyireho uburinzi bukomeye bwawe, buturinde izi mbaraga mbi z'abadayimoni zinjijwe muri ADPR mu buryo bukomeye cyane. Imbaraga z'abatinganyi Mana, icyaha wangura umwuka kituma Mwami uhaguruka ukajya kureba koko niba ibyo barega Sodomu n'Igomora byarahagorewe koko Mana, bikagutera kuharimbura, uharimbuje umwuzu Mwami, uharimbuje umuriro w'amazu. Dutabara turengere, urwane kubateranira muri ADPR bose. Ubugingo bw'abana bawe Mana bahasengera, no uburinde ubushyireho uburinzi bwawe bukomeye, kandi natwe uturinde uyu mwuka mubi w'abadayimoni winjizwe muri ADPR w'ubutinganyi Mana. Dutabare uturengere. Ndagushimiye kuko uri Imana, mba gusenga byose ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye. Amen.